Murakaza neza kuri YouTube channel yanjye. Muramuzi mu ndirimbo nka I'll be missing you, I need a girl part 2. Ari kumwe na Bahasha, mugiye mumuzi ku mazina atandukanye nka Sean Combs, Puff Daddy, P Diddy. Yavutse tariki 4 Ugushyingo 1969, avukira i Harlem mu mujyi wa New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu nta wundi ni P Diddy, umuntu ukomeye kandi uzwi cyane muri showbiz ku isi hose, umuziki no mwidagaduro. Yamenyekanye nk'umuhanzi ndetse ni washinze label yitwa Bad Boy Entertainment. Uyu muhanzi cy'icyamamare muri iyi minsi rero ari mu mazi abira, kurikira wumve neza. Hano rero tugiye kureba ku makuru aherutse kuvugwa ku muhanzi P Diddy. Sean Combs menshi muramuzi, ni umuraperi w'icyamamare cyane. Uyu muraperi murabizi ko amaze igihe afunzwe, afite ibyaha akurikiranyweho. Mu rubanza rwe ejo bundi baherutse ku itariki 2 z'ukwezi kwa karindwi baherutse kuvuga yuko mu byaha bitanu akurikiranyweho, 3 byamuhanaguweho, ibindi 2 biramuhama. Mu byaha bamuregaga harimo ibyaha 5, harimo icyo bita racketeering, conspiracy, hakabamo icyo bita sex trafficking, n'icyaha cya kabiri. Ni nyuma y'ibyumweru 10 amaze aburana aho ngaho ni muri New York City. Uyu muhanzi P Diddy yaramaze ibyumweru byose urubanza rwe rwatangiye. Tanga buhamya baza abamushinja, baza abavoka be nabo bashyiraho akabo bamuburanira, abavoka b'abahanga cyane, akanama nkemurampaka kicaye hariya, abashinjacyaha bashinja ibyaha. Ni urubanza rwagiye rugaragaramo ibintu byinshi bisa nk'ibihambaye cyane ku byerekeranye no kugaragaza message P Diddy yandikaga agenda asa nk'amuhamya ibyo byaha. P Diddy mu byaha 5 bamuregaga, 2 byaramuhamye, ibindi 3 bimuhanagurwaho. On count 1, racketeering conspiracy. How do you find the defendant not guilty? And so now they'll move on to count 2. Count 2, how do you find the defendant not guilty? That is the sex trafficking of Cassandra Ventura. On count 3, which is Mann Act transportation involving Cassie Ventura, guilty. Count 4, sex trafficking of Jane, not guilty. Count 5, Mann Act transportation of Jane, guilty. Gifungo cya burundu. Hari cyaca mbere yagombaga iyo kimuhama yagombaga gufungwa burundu. Hakaba ikindi cya kabiri nacyo cyari kumufungisha indi burundu ya kabiri. N'ikindi cya gatatu cyagombaga kumufungisha burundu. Hakaba n'ibindi byaha 2 muri ibyo ni mu byaha 5 yashinjwaga. Byagombaga no kuba byagenda katirwaho imyaka 10. Wakwibaza ati se ibyo byaha byari kumufungisha burundu ni ibihe? Ibyaha byari gutuma P Diddy amara ubuzima bwe bwari busigaye bwose ku isi muri gereza ni ibihe? Icyaha cya mbere kitwa racketeering conspiracy. Ni racketeering conspiracy. Icyo ngicyo yabanje kugikurwaho, agirwa umwere, baravuga ati icyo cyaha ntabwo kiguhama. Icyo cyaha ubundi cyari kuzatuma P Diddy afungwa burundu. Icyo cyaha ahanini impamvu bagishinjaga P Diddy, bashingiraga yuko icyo cyaha ibyari bigikubiyemo, bavuga ngo P Diddy impamvu bakimushinja ni ukubera ko bavugaga ngo P Diddy iki cyaha kiba ari kinini cyane, kiba kiremerewe. Bavugaga ko ngo yagiye akoresha entreprise ze cyangwa se zino business ze zirimo nka Bad Boy Entertainment, ya label n'ubundi ya kera n'ubundi n'uyu munsi, iri ya label y'umuziki. Bakavuga ngo iri ya label Bad Boy Entertainment cyangwa se icyitwa ngo ni Combs Global, izo ni business za P Diddy, ni companies niko twabyita, ngo izo companies yazikoreshaga ibikorwa bitemewe n'amategeko. Ariyo mpamvu bavugaga ngo iki cyaha kigomba kumufungisha burundu. Kubera iki rero bavugaga ko ibyo bigo bya P Diddy yashinze ari nk'ibigo mbega ngo hari ukuntu umuntu ashinga business ariko bakaza kugaragara ko iyo business yawe washinze abayikoramo ujye ubifashisha bagakora ibintu bitemewe n'amategeko, bagakora ibyaha cyangwa se ibyaha wakagombye gukora nk'umuntu ukabibazwa ku giti cyawe, none ugasanga n'abantu mukorana muri business bajya babigufashamo. Icyo gihe bita byitwa ko business zawe cyangwa se izo company zawe ari ikigo cy'abagizi ba nabi. Icyo ni igihano cya burundu. Sex trafficking ni cyaha cya kabiri cyagombaga gufungisha P Diddy ubuzima bwe bwose. Icyo cyaha nacyo kimuhama, ubuzima bwe bwose bwari busigaye kuri no serurema, yari kumubara muri gereza afunze. Ikindi
icyaha cya kabiri PDD bamuhanaguyeho ni icyaha cyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato no kumugurisha cyangwa se kumubyaza umusaruro no kumukura ahantu hamwe umujyana ahandi. Move on. And if you're strong, don't stop now, faith. Move on. And if you're strong. ku itariki 2 z'ukwezi kwa karindwi 2025 ubwo ngubwo icyasohotse ni verdict ushatse bavuga ko ari nk'umwanzuro ku byaha umuntu aregwa bimuhama se cyangwa bitamuhama, bikaba bitandukanye n'icyo bita sentencing cyangwa se gutangaza ibihano. ni ukuvuga ngo ku byaha PDD ari kuregwa, ariko ubwo reka dusubire ku byaha bimuhama. Ku byaha bimuhama harimo ibyaha bibiri, noneho muri bya bindi bitanu bamuregaga ibindi bitatu bikaba byamuhanaguweho. Mu byaha byamuhanaguweho harimo racketeering conspiracy, akaba harimo na sex trafficking. Aho ubutabera bwo muri Amerika no mu Rwanda bitandukaniye nuko umunsi wo gusoma niba icyaha gihama ushinjwa, mu gihe wenda ubushinjacyaha bwasabiye uregwa ibyaha runaka, tuvugenda nimba umuntu akurikiranyweho gukubita no gukomeretsa bakamusorera wenda imyaka 3, igihe urukiko ruje gusoma imyanzuro ruhita runasoma ibihano. Ariko muri Amerika siko bimeze. Kuri PDD rero ku itariki 2 z'ukwezi kwa karindwi nibwo bemeje yuko ibyaha 3 bimuhanaguyeho bitamuhama, ibindi 2 bimuhama. Ubwo ku itariki 3 z'ukwezi kwa 10, mbese mu kwezi kwa 10 nibwo bazatangaza ibihano simusiga bijyanye na biriya byaha 2 nyine byamuhamye kuri PDD. Bakimara kusoma yuko PDD ibyaha bimuhama cyangwa se bitamuhama, cyangwa se ibyamuhamye ni ibi bitamuhamye ni ibi ngibi, yahise apfukama amera nk'uri gusenga ubona ko yishimye. Nakomeje gusobanurira gutandukanya isomero ry'urubanza cyangwa se gusoma ko uregwa ibyaha bimuhama cyangwa se bitamuhama. Muri Amerika babyita mu ndimi zaho babyita verdict cyangwa se sentencing. Ibyo bintu bibiri byose biratandukanye. Verdict ni ukuvuga ngo ni ukumenyesha cyangwa se kubwira uregwa ibyaha byamuhamye n'ibitaramuhamye, byose bishobora kumuhama cyangwa se ntibimuhame. Noneho sentencing ni igihe baba baje kukubwira ko muri bya byaha byaguhamye ibihano bijyanye n'ibyo byaha byaguhamye ni ibi n'ibi. Ibihano urabizi ko nabyo bigiye bitandukanye. Rero ku itariki 3 z'ukwezi kwa 10 nibwo PDD azamenya ibihano bijyanye n'ibyaha 2 twavuze byamuhamye. Private jet yiwe nimba yagiye ikoreshwa
biriya byaha bibiri byamuhamye bishobora kuzafatirwa. Ikindi kandi ko bikomeye ko ashobora kuzasubira mu bitaramo wenda nk'ama award ibitaramo abahanzi benshi batandukanye. Biragoye ko umunsi yarekuwe gusubiramo bizaba bitwaye ikibazo cyangwa se imbogamizi. Ibyo ni bimwe mu ngaruka wenda zamubaho mu gihe PDD agarutse. Rero urararitswe ku itariki 3 z'ukwezi kwa 10 2025 kugira ngo uzumve ibihano urukiko cyangwa se inteko yamuburanishije ibihano bazaba bamutegetse gukora, kuko biragoye cyane ko bazamuha iriya myaka 10 kuri buri cyaha. Bishoboke ko bashaka kuzajya mu myaka mikeya wenda imyaka 2 imyaka 3, kandi umenye yuko amaze hafi amezi 9 muri gereza. Ayo mezi 9 rero nayo azakurwamo, wongereho n'andi mezi nkangahe nka 3 tugiye kumana dutegereje kumva isomwa ry'ibihano bye. Murakoze cyane kudukurikira kuri The Suna Cycle. Ntimwibagirwe gukanda subscribe kandi turabakunda cyane.